Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Iri tangazo ni irya mituweli, bivuze yuko nje kubabwira ku bijyanye na mituweli, guhinduza ifoto ku indangamuntu, kujya mu ndangamimerere n'ibindi bitandukanye. Iki kiganiro rero ngiye kugikorana namwe kubera yuko iki kiganiro mwese nk'abanyarwanda kirabareba. Noneho nakuvuga ngo buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda, mwese nk'abanyarwanda aho mwamutuye hose birabareba, kubera yuko tugiye ku bintu bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza. Nyine ngiye kubasobanurira buri kimwe ku bijyanye na mituweli, ariko twongera kwibutsa abantu batarishyura umwaka wa 2025 bishyure mituweli rwose, kugira ngo tuzinjire mu mwaka wa 2026 mufite ubwishingizi. Bivuze yuko kwishyura rwose wajya ku irembo ukishyura, cyangwa ku buyobozi bukwegereye ukishyura ibijyanye na mituweli, kugira ngo utazagira ikibazo cyangwa utazarembera iwawe. Rero kugira ngo dutangire iki kiganiro, urabanza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho nge mugiye kubana nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanze ku mazina kidasamura. Ubwo tugiye kwikomereza n'ikiganiro kijyanye na mituweli. Noneho munyarwandakazi, nuba wataye indangamuntu yawe, ngiye kukurangira ahantu wagenda bakaguhereza indangamuntu. Bivuze ngo buri munyarwanda wese agira indangamuntu eshatu, agahabwa imwe, izindi ebyiri zigasigara. Bivuze ngo ngiye kubarangira ahantu mwakura indangamuntu. Bivuze ngo uragenda ku irembo, iyo utaye indangamuntu ukadekarara. Iyo umaze kudekarara, ikintu usabwa urishyura nyine dekarasiyo. Wasoza kwishyura, ubundi ugategereza iminsi 2 rwose indangamuntu yawe ikahita isohoka. Bivuze ngo iyo ubaye unafite umwanya udekara uno munsi, ejo ushobora kuhita wikoza ku kabindi, ubundi ukahita uhabwa indangamuntu. Bivuze ngo abantu mutazi akabindi aho gaherereye, ndaza kubarangira rwose ahantu akabindi gaherereye. Ni kuvuga ngo ku kabindi, kugira ngo muze gusobanukirwa, ni ahantu, ni ikigo gishinzwe nyine gutanga ibyangombwa, guhinduza indangamuntu. ngira ngo namwe murabizi, ntabwo nibwirirwe mbitindaho. Noneho ibintu bijyanye no kwandikisha umwana mu ndangamimerere. Bivuze ngo iyo umwana akivuka ndetse akigera ku isi akiri uruhinja, ubundi ikosa rimwe mujya mukora ni ukutandikisha abana mu ndangamimerere. Buriya abana biza kubagora cyangwa birabagora mu mikurire yabo kugira ngo babone ibyangombwa cyangwa babone serivisi muri leta. Buriya iyo utari mu ndangamimerere, buriya biba bigaragara yuko utari muri system. Bivuze yuko rero iyo umwana akivuka uba ugomba kwita umushyirisha mu ndangamimerere. Ariko nimba ukuze ufite imyaka nka 30 cyangwa imyaka 20 utarajya mu ndangamimerere, nanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo nkusobanurire ibi bintu ubimenye. Bivuze ngo niba utarajya mu ndangamimerere, ijya ku mukuru w'isibo akwandikira agapapuro kagaragaza yuko uri uwo mu iyo sibo. Nurangiza ujye kwa mudugudu nawe yandikeho, atereho kashi. Nurangiza nawe ubyerekeze ku kagari, nubyerekeza ku kagari nabo bagusinyire ko uri umuturage waho ngaho. Ubwo tayari tujya ku murenge, urebe gitifu w'umurenge, ahita kwereka ababishinzwe rwose, bahita bagushyira mu ndangamimerere kugira ngo nawe ubashe kubona indangamimerere. Buriya uri mu indangamimerere hari serivisi nyinshi ubona mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nta ndangamimerere urimo, hari serivisi zimwe na zimwe utabona kubera yuko uba utari muri system. Ubwo bivuze ngo icyo ndakibasobanuriye, uhita ugana ku murenge ukareba gitifu, akahita gitifu umurenge, ubwo none kuvuga akahita kwereka abakora mu bijyanye n'indangamimerere, bakahita tayari bahita bagushyira mu ndangamimerere, nawe serivisi waburaga cyangwa serivisi utabonaga ukazihabwa. Bivuze ngo rero tugiye kunyarukira none ku kintu cyo guhinduza ifoto ku ndangamuntu. Bivuze ngo nimba ushaka guhinduza ifoto ku ndangamuntu, none biragusaba ibintu ibi bibiri. Bivuze ngo kwa kundi bajya gufotora abantu bujuje imyaka 16 muri site zitandukanye mu mirenge runaka, bibaye byiza nawe hariya wahikoza. Bivuze ngo nawe hari uhageze ariko ukagera mbere y'abandi, ukinjira mu nzu ukabasobanurira icyo ushaka nuko ushaka kubigenza rwose. Iyo winjiye uvuga ati nshaka guhinduza ifoto, bamfotoye nkiri gatonya kandi ndi umusaza, kandi ndashaka kubashyiraho ifoto yanjye ubu maze gukura. Ari ukuntu umuntu yifotoza afite imyaka 16 yagera mu myaka 30-40 akabona yuko ifoto ye agomba kuyihinduza. Bivuze ngo uragenda bakagufotora. Gusa iyo byanze ujya ku murenge, bitarinze kuvuga ngo ni muri cya gihe bajya gufotora abantu bujuje imyaka 16.
bivuze yuko wanyarukira ku murenge ukajya ku kigo gishinzwe ibyangombwa barakuyobora. Ubundi ngiye ikintu mbabwira, iyo ugeze kwa gitifu w'umurenge akuyobora ahantu hose wakorera ibintu runaka. Niyo mpamvu mwese mba mbabwira ngo muyoboke kwa gitifu w'umurenge. Bivuze ngo niyo mpamvu mba ndi kubabwira gutyo kugira ngo mube ari we muyoboka, kubera ko nyine ni gitifu w'umurenge bazi ahantu serivisi zose zikorera. Ubwo rero ahita akuyobora. Bivuze ngo rero ikintu usabwa uhita ujya ku kabindi, iyo umaze kugera ku kabindi nabwo tayari biba byarangiye, indangamuntu yawe utegereza iminsi 2 gusa baba barangije kuguhindurira ifoto. Noneho tugiye kujyana ku bijyanye no guhinduza amazina ku indangamuntu. Bivuze yuko ujya ku irembo ukadekarara, ukavuga yuko nshaka guhinduza amazina, ukavuga amazina ushaka. Bivuze yuko rero uvuye kudekarara tayari uhita wikoza ku bijyanye cyangwa ku bantu bashinzwe indangamimerere, ukagenda kuko ya mazina yawe niho aba yanditse. Bivuze ngo iyo bayanditse nabi ujyayo bakandika neza cyangwa bakongera bakandika fresh, warangiza rwose indangamuntu bakongera bakagusorera indangamuntu imeze neza cyane. Bivuze yuko rero ibyo bintu byombi kari bingaye tubitambutseho cyangwa turabishoje, ariko nongera kukwibutsa gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru. Bivuze yuko tugiye gukomeza ku bijyanye ese umuturarwanda agira indangamuntu zingahe. Ubwo tugiye kuvuga ku bijyanye n'umuntu indangamuntu aba afite cyangwa indangamuntu yemerewe. Ese izi ndangamuntu yemerewe yamaze kuzita zose akazimara bigenda bite? Rero nanjye no mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire, ariko nabasabye gukora subscribe kugira ngo nkomeze. Bivuze yuko buri munyarwanda wese yemerewe indangamuntu 3 cyangwa bamukorera indangamuntu 3. Bivuze ngo nimba wifotoje tayari bwo baragukorera indangamuntu 3, baguhereza imwe, izindi 2 bazikubikira, kubera ko impamvu bazikubikira anytime baba bazi ko byagenda kose ushobora kuzata indangamuntu ugakenera indi bakaguhereza indi. Bivuze yuko rero bivuze yuko buri munyarwanda wese agira indangamuntu 3. Iyo utaye imwe uraza ukadekara bya bindi nakubwiraga, ukajya ku kabindi bakaguhereza indi ndangamuntu. Bivuze yuko rero ubwo baguhereje indangamuntu imwe uba usigajeyo indangamuntu 2. Nanone iyo indangamuntu imwe uyitaye uraza bakaguhereza indi. Bivuze ngo ugenewe 3, iya mbere urayitaye, iya kabiri uje kuyifata. Bivuze ngo iya kabiri nuyita nabwo hazaba hasigayeyo indangamuntu yawe imwe gusa. Ikintu bakora iyo bigenze gutyo bakabona yuko usigaranyemo indangamuntu imwe, bahita bashakisha uburyo ki bakora izindi ndangamuntu zawe cyangwa bakora indi ndangamuntu zikasigara ari 2. Bivuze yuko wemerewe indangamuntu 3. No kuvuga ngo ya yindi iyo uyitaye ikintu ukora utanga itangazo kuri radio hose, indangamuntu yamara kubura ukagenda bakaguhereza ya yindi ya 3. Amaze kugoreza ya 3, nongere kugwibutsa yuko iyi ndangamuntu ugomba kwitwara neza cyane, kubera yuko uba wemerewe indangamuntu 3. Bivuze yuko rero iyi ndangamuntu nayo iyo yitaye hari izindi nzira noneho byongera gucamo kugira ngo wongere ubone indi ndangamuntu. Bivuze ngo biba bikomeye cyane. Rero no kuvuga ngo wemerewe indangamuntu 3 cyangwa nizo baragukoreye. Bivuze ngo rero utwara ibyangombwa byawe neza kandi ubibungabunge cyangwa ubicungire umutekano. Bivuze yuko rero ibindangamuntu kamembe nago aricyo kintu cyakabaye kikubangamira cyane. Bivuze ngo rero ibijyanye no gufata indangamuntu no guhinduza indangamuntu no gushyira umwana mu ndangamimerere, ndakeka yuko byose maze kubibasobanurira, ndetse nta kindi ndumva nsimbutse, ariko tugiye kugaruka ku bantu bakunze kujya gushaka amaperime cyangwa amaprovisoire, ikosa rimwe bakunze gukora. Ibyo nabyo tugiye kuza tubigarukeho, ubwo bamwe bavuga ngo bashaka perime barazibuze, cyangwa ese perime kubera iki isoka imeze nk'indangamuntu. Reka mbanze mbasobanurire kano kantu, kuko n'ubundi turi kubijyanye n'indangamuntu n'ibyangombwa kugira ngo nze kubivamo. Njya ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, ubwo yatangaje uburyo bushyashya bagiye kuzajya bahabwa amaperime yabo. Uze yuko rero impamvu perime isoka imeze nk'indangamuntu neza, ariko ikintu kimwe bakora impamvu perime isoka imeze nk'indangamuntu, buriya perime nayo ni nk'icyangombwa buriya. Bivuze yuko buriya nta ndangamuntu ufite ariko ufite perime tayari, ahantu hose bari gusaba indangamuntu watambuka, kubera yuko bivuze yuko kuri perime bakuraho imibare, cyangwa ku ndangamuntu yawe bakuraho imibare 2 bakongeraho indi, ubwo bikaba bibyaye perime. Amafoto aba ari yayandi, amazina aba ari yayandi, aho uvuka aba ari yayandi, ariko
mpamvu ibintu ngiye kubikubwiraho gutyo bivuze ngo perime bimeze nk'indangamuntu, bisobanuye yuko aba ari igihe wavukiye, aho uturuka, gusa hari ahantu haba handitse indangamuntu haba handitse ngo perime nyine perime muri rusange. Ndakeka rero amakuru nari mbafitiye nayo ngayo, duhure mu biganiro bigiye gukurikira. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahe umugisha muno wakurikiranye kino kiganiro paka kirangiye. Nkeka ko ukuyemo byinshi mu bintu bijyanye na mituweli cyangwa mu bintu bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza. Murakoze cyane, Imana ibandindire kandi ibanyongerere umugisha, cyane cyane wakoze subscribe uri w'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, aribyo twenda kugeraho niwe